Yego nari narazikuye kuri YouTube. Noneho ndamuhamagara twandikirana kuri WhatsApp muha amafoto yanjye muhana ya musaza wanjye nyine mubwira uko ibintu bimeze ambwira ko musaza wanjye bamuroze. Yego ubikora atabizi. Yego nabikoze atabizi uko ntago kweta mbona ko Claudine twahuye envelope yampaye akambuza kwereka mushiki wanjye nyine nkikangamo envelope yampaye buri gihe ko yendi kurota nabona mitanikangamo nkahita nshidukira hejuru gusa rero nubwo mushiki wanjye wenda ibyarimo sinzi namwe nimba ariko mubibona mukamwa mushyigikira wenda yego none ko umunyamusaza wawe yabaza kubwiye impamvu yageze aho hose. Impamvu ntago yigeze yimbwira gusa yambwiye ko sheri we yasize mu cyaro yigeze kumuhamagara bakaza guhura ariko nta bindi yambwiye. Umva rero iyo umuntu yarozwe ntabwo abimenya kandi niba umubwiye murashwana. Uriya mukobwa wo mu cyaro Claudine ese wari ubizi ko yitwa Claudine? Oya ntabwo nari nzi izina rye. Yitwa Claudine atuye ruguru yo kwa Nyogosenge. Nuhagera uzahise umumenya. Ni umukobwa wirabura muremure. Muremure afite imibiri yombi uvanzemo gakeya afite akayubi gakenya cyane. Uriya mukobwa yaramwangaje. Musaza we akimara kumubwira yuko aje mu mujyi wa Kigali musaza we yamaze icyumweru atamuvugisha naho nawe yahuye n'ibyo bumanzi by'i Kigali numva bahavuga mwana we rero. Let me take time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza. Urabona ko ndahantu hari icyaro amazi atemba imigano hanyuma hari umudamu wamamagaye kugira ngo tuganire ahangaha ndi namaze kugera muri quartier ya Ndangiye. Reka ngushimire cyane we tubana hano kuri Kigali News 250 ndacyari MC setting uko bisanzwe. Ngushimire we turi butangirane tukaza kugerana ku musozo w'iki kiganiro. Turabura abantu bakeya kugira ngo twuzuze subscribers 100. Kora subscribe utarakora subscribe kugira tujye tubasha kubana mu biganiro bikurikira. Ndabona rero yahageze waje tukavugana se dere nuri ya cameraman. Urabona ko ari no kumanuka. Ndabona reka turutse mu misozi ya kure. Sinzi rero ibibazo bagiye bagira hagati ye n'umugabo we. Yambwiye yuko ashaka ko tubiganira ndetse hakavamo n'izindi nama abandi bose bashobora kureberaho ndetse bakagira n'icyo bigiraho. Reka tugendane nizere ko turaza kugerana ku musozo. Kamera tugendane rero tubashe kumva uyu mudamu ibye uko bimeze kugira ngo tubashe kumenya abana muve mu nzira nago tubashaka kuri kamera sibyo nago biba byemewe. Bimeze bite? So nagutindiye ko ufite ubwoba babaye. Oya ntabwo bamfite. Yego wamamagaye nagerageje nanjye kugenda nyoboza nahageze hanyuma rero ikibazo nyamukuru tugiye kuganiraho niki? Ikibazo nyamukuru narebye kuri YouTube ukoresha mbona uziranye n'umuganga nifuza ko waduhuza nawe. Yego iki kibazo? Ninjye n'umuvandimwe wanjye ari hano hirya baturoza imyangaro. Nyine kuba twumva ko tutasubira mu rugo twishakira tugendana. Yego mwabwiwe n'iki se ko babaroza umwangaro? kuko ntabyo byari bisanzwe bitubaho kandi nta byo twatekerezaga ko bishobora kuba byatubaho. Twatekereje ko bashobora kuba baraturoze imyangaro kuko nta wundi muntu ushobora kuba atatekereza ku guti wabo cyangwa kudatekereza iwabo atari ikibazo cy'imyangaro. Yego
bivuze ngo wenda mbere hari ukuntu mwari mubayeho ubona bigenda bihinduka se aba ari byo wita ko byaba ari imyangaro cyangwa hari umuntu waba yarabibabwiye noneho akababwira ati babaroze imyangaro? Yego, hari umuntu wigeze kubitubwira ko mbere twari abantu twishimana n'imiryango, tuba turi mu miryango tugenda ducika ku miryango gahoro. Aho uwo muvandimwe wawe ari turi kwerekeza se urahazi? Yego, ari hano hafi ku kabari gahari, niho twari twapanze ko duhurira. Yego, aho ujya imbere rero unyobore. Ngira ngo rero nk'uko uri kubyumva ni ikibazo yagize we n'umuvandimwe we, akabona impinduka zagiye zihinduka mu buzima bari barimo, akaba ariyo mpamvu avuga ko baba bafite ibyo by'imyangaro. Ese koko ibintu by'abaganga gakondo cyangwa bya gipfumu urabyemera, ubyakira uti? Reka tugendane tumenye ibyo ari byo. Turaza mama, tugendane. Nkuko nabibabwiye, uyu ni umuvandimwe wanjye. Yego, Nge ndicarira hano. nanjye reka mwegere. Bro, bimeze bite? Izi sawa. Gacupa niyo nshuti yanjye Gacupa niyo nshuti yawe kabisa. Mugani waba bahanzi ngo niyo nshuti nizeye. Nanjye niyo nizera aka kanya. Uyu musista rero yambwiye ko muri abavandimwe niwe waduhamagaye kugira ngo tuze kuganira namwe, twe turi itangazamakuru. Ese yaba yabikumenyesheje ko turi buze kuganira namwe? Nta kintu yigeze ambwira, ahubwo birantunguye kuba nyine gutya mbona kamera na mikoro iruhande rwanjye nawe ari hano, kuko ntabwo yari yabimbwiye, ntabwo namuherukaga. Wamuherukaga? Oya, ntabwo namuherukaga. Ntabwo mwerukana? Oya, ntabwo twaherukanaga, gusa nyine numvaga nshaka nko kumutungura ko nifuzaga, nkuko nabibabwiye, nifuzaga ko yuko twahinduka. Yego. Wari wabwiye n'iki se kari hano? Wabwiye n'iki kari? Ko akenshi na kenshi akunze kuba ariho yibereye. Yego. Bon appétit. Nese twebwe nta kintu ugurira mushiki wawe? Uyu ni umukire, ntabwo murusha ubushobozi. Mfite inote. Ubusa umukire abase? Oya, nta note mfite, gusa nyine nta ribi, ubwo namutunguye nta ribi. Yego. Nyuma y'uko ubonye ibyo biganiro kuri YouTube uza kugira igitekerezo? Nyuma y'uko nabonye ibiganiro kuri YouTube, yego sinabiganirijeho umuvandimwe, ariko nagize igitekerezo nase iyi nimero wayifata, nkafata uyu munyamakuru nkamuhamagara akaduhuza n'uyu muvuzi, noneho akamuduhamagara cyangwa se akaduhuza nawe akatuvura. Yego, akadufasha nyine tukareba ko twava mu muhanda cyangwa se twava imihanda tukongera kwikusanya n'imiryango yacu. Yego. Ngo aho kuba biragoranye? Aho kuba muri iyi minsi biragoranye, kubona kwishura inzu, kubona imirire biragoranye. Yego. Hari ukuntu abakobwa bajya bavuga ibintu bakanakabya cyane, ibyo arimo kuvuga nibyo? Uyu nguyu uvuga ngo imihanda hano mu Nsanze murabona ari mu muhanda, kihewa hundi ni hano nihumbarizwa, gusa iby'ababyeyi nyine kuba twaratandukanye. Mbese ni ku gasima kawe? Jyaka ni agasima kanjye, kandi ngira ngo nawe urabibona, nta kavuyo mba niturije gutya ndi kumwe n'inshuti yanjye. Nahise byavuga ko ibintu byagiye bihinduka mu buzima mwari murimo, akanavuga yuko mushobora kuba mwararozwe, akaba arimo kuvuga ati hari umuganga ashaka guhamagara cyangwa se umuganga gakondo. Ibyo ngiyo myizere wowe ujye uyigenderamo yuko uwo muganga gakondo hari icyo ashobora kuba yakora kuri mwe? Uwo muganga wa gakondo sibyo, si ukubeshya, nimbere gakondo y'i Kigali ashobora kuba wenda bishoboka, nanjye ndi gakondo y'i Kigali. Make n'igipfumu, ni umupfumu ubwo ngubwo muri make nicyo yashatse kuvuga. Izo mbaraga njye ntabwo nzizera, ntibishoboka, si byari na ngombwa ko muza ari nicyo kibazanye. Ahubwo mwe mwari kureba ikindi kintu mukoresha, wenda mutambwiye ngo kuko ibyo ntabateka mitwe gusa baba bagenda. None ubwo ngubwo muri wowe
impinduka wagiye ubona ko umusaza bamuroze kandi we akaba avuga ko atarozwe, wowe wabigenekereje gute kugira ngo ubashe kuvumbura ibyo bintu ariko akaba atabyumva, ariko cyane ko bavuga ko umuntu warozwe atajya abyemera? Ngewe uko nabigenje nahamagaye umuganga, mbaza umuganga mu nyine ampa nimero kuri WhatsApp. Wari ufite na nimero z'umuganga ibyo abo babapfuma ariko niko nabyitangiye? Yego nari narazikuye kuri YouTube. Noneho ndamuhamagara twandikirana kuri WhatsApp, muha amafoto yanjye muhana ya musaza wanjye, nyine mubwira uko ibintu bimeze, ambwira ko musaza wanjye bamuroze. Yego ubikora atabizi? Yego nabikoze atabizi kuko ntabwo kubimubwira yapfa kubyumva. Yego biba ngombwa rero ko biba ngombwa ko nabahamagara tugahurira hano n'uyu musaza. Gera kwijwi biba ngombwa ko nabahamagara tugahurira hano n'uyu musaza wanjye, tugahamagara no muganga, noneho wenda nawe akadufasha kuba yabimubwira. Yego se bro, ibyo ngibyo mushiki wavuga yuko warozwe, wowe muri wowe nta bubabare wumva, nta kintu na kimwe wumva? Ya bro, ko gutyo ndeba meze nta kibazo mfite, gusa icyo numva ameze neza nta kajagari wenda ko mu bwonko, ariko kuko njye hano mba nibereye, ikibazo nta mutwe ndwaye, nta mvune, nta mavunane, sibyo wenda ibyo kuba avuga ko bandoze sikihembe ari wandoze. Fasha uhamagara uwo muganga twumve. Yego twamuhamagara nta kibazo, kandebe nimero ze tumuhamagare. Yego ngira rero nkuko urimo kubyumva, uyu mushyo umusaza wanjye mbona hari icyahindutse, haramuroze, katwumve ndumva muhamagaye. Muraho neza? Amakuru ni meza dogite. Nari nkwamagaye nyine, nari ndi kumwe n'abanyamakuru na musaza wanjye. Musaza wawe wamubonye? Yego musaza wanjye namubonye, saa izi ngizi turi kumwe. Kubera iki wahuruje itangazamakuru wa mwana ntabwo wizeye ibyo twavuganye? Ntabwo nari ndabyizera neza, gusa mo gake ariko nzi ko ndi bubyizere wenda. Noneho mwana wanjye rero, wizere ko wabonye musaza wawe ari amahoro nk'uko nabigusezeranyije. Yego nabonye ari amahoro. Yego noneho rero ngira ngo mpereze musaza wawe mbanze muvugisheho gatoya. Reka muguhe. Ntabwo ari ngombwa ko mvugana n'umupfumu, ntabwo ari ngombwa ko mvugana n'uwo mupfumu. gerageza uvugane nawe. Hello, muvugishe muhereza mu yewe mwana wanjye bimeze gute, urumva umerewe gute aho wari waragiye? Meze neza. Urumva umeze neza? Kubera icyo utareka icupa wa mwana we, kandi dore kuri murajya mu bagore cyane wa mwana we? Icupa nta kunywa ari icyaha kirimo. Umva nkubwire wa mwana we rero, ugomba kurirabanya kuko mu byatumye ugira uruzerero mu mujyi wa Kigali ni abagore wirukansemo. Wa mukobwa wo mu cyaro rero mwakundanaga wa mwana we, dore yari yarahangayitse ugeze i Kigali uje gushaka ubuzima, uba wirukanse mu bagore guteza urwangaro. Ubundi nagombaga kubibwira uwo mukobwa, none ndabivuze, shyiraho parire uwo mwana byumve. Uwo mwana aragukunda, uzamukunde kandi uzamukunde n'abazamukomokaho nk'uko nawe agukunda. Mumereze muvugishe mubwire. Yego murashinga sinakomeza kuvugana, ariko ndaza kukwemeza yuko ibyo nakoze bifite imbaraga wa mwana we. None mushiki we umeze gute? meze neza. Karimo aratinga cyane uwo musaza wawe, Nzi ntabwo namurenganya, ntabwo biramushiramo. Yego
nawe ntabwo ari umwihanganira ibyo ari bukubwire byose kagati rero naguhaye yego uze kukamuha ni umugezi iwanyu ntabwo ari bukunanira urabona yuko nta mbaraga zo kukunaniza afite yego kumuyobora umwana we rero yego none ko ubonye musaza wawe yaba arakubwiye impamvu yageze aho hose impamvu ntabwo yigeze ayimbwira gusa yego yambwiye ko sheri we yasize mu cyaro yigeze kumuhamagara bakaza guhura ariko nta bindi yambwiye urumva rero yego iyo umuntu yarozwe ntabwo abimenya kandi niba bimubwiye murashwana yego uriya mukobwa wo mu cyaro Korodina yego ese wari ubizi ko yitwa Korodina oya ntabwo nari nzi izina rye yitwa Korodina atuye ruguru yo kwa Nyogosenge yego nuhagera uzahise umumenya ni umukobwa wirabura muremure yego muremure afite imibiri yombi uvanzemo gakeya afite akayubi gakenya cyane yego uriya mukobwa yaramwangaje musaza we akimara kumubwira yuko aje mu mujyi wa Kigali musaza we yamaze icyumweru atamuvugisha naho nawe yahuye n'ibyo bumanzi by'i Kigali numva bahavuga mwana we rero haba imico mibi haba utubari twinshi dutandukanye yagiye agendamo yego rero uriya mukobwa barahuye nk'uko yabikubwiye bahuriye muri Nyabugogo yego umukobwa ntibigeze batindana nk'abantu bakundana yaramusuhuje kumusuhuza bamusiza imiti yego ariko ubwo wahuye nanjye ngomba kugufasha buri kimwe cyose yego yego hari agati rero nakoherereje kari muri Nyabugogo kuri bisi zijya iwanyu yego uraje ukamuhe mu kanya nuva muri abo bantu kandi wa mwana we ugira ibanga yego umubwira ibyo umuhaye kuko ntiyabinywa yego hanyuma ka kandi naguhaye nakura akamuhereza mugeze mu rugo yego uri kumva yego kandi ntimukazajye mupinga wabanjije gupinga urashidikanya wa mwana we yego ntabwo bizongera yego hari ikindi kintu washaka kubaza ngo umusobanurire oya ndumva ntacyo gusa umunyamakuru yifuzaga kuvugana nawe yego mumereze mwiriwe wiriwe banyita Seti ndi umunyamakuru ndimo ndakubona uri mugufi ntabwo ari cyane niko wese harya witwa ndengo ni Seti cyangwa ego Seti yego ubwo ngubwo nturimo urashaka kwaka uwo mwana ku mafaranga afite bombo nawe wabwiriwe oya nuko oya kutarya saa sita si uko umuntu aba yabuze amafaranga ahubwo ni ukubera akazi kenshi hanyuma icyo nashaka kubabaza batubwiye ko uri umuganga uyu mukobwa yambwiye yuko hari nimero yabonye kuri YouTube z'umuganga ndetse n'izanjye zibona gutyo tujya dushyiraho ukuntu kugira ngo abantu babe baduhamagara baduhe inkuru ariko ubwo urumva nanjye ngize amatsiko kuko n'ubundi twari twavuga ko duhura turaho muvugisha nanjye muri make ibyo mukora muvura indwara zimeze gute ese umuntu ukeneye kubagana yababona gute nimero zanyu ese nk'umuntu wabaye ari hanze yumva ikinyarwanda cyane ko ibintu dukora bikurikiranwa n'abantu benshi nawe afite ikibazo yavurwa gute murakoze no kuvuga ngo rero wa mwana we sinarinzi ko ibyo bintu uwo mwana bishyira ku itangazamakuru ariko ngewe nabibonaga kuko ku mafaranga yamaye yashidikanyaga kandi uburyo nabikozemo amafaranga yamaye ntabwo ahura rwose n'ibyo namukoreye
uyu mwana ni nko kumufasha kuko yarantakiye cyane, ni 25,500 yampaye, amereza n'amafoto, ifoto y'uwo muhungu n'amazina ye. Nibyo rero wa mwana we nakoresheje, dore ndanisaziye ntabwo ngiye ngorana cyane. Twebwe tuvura indwara zitandukanye uretse sida, ikintu kigendanye n'ubutunzi ibyo ntabwo njye mbitanga, gusa ngewe ngarura abangaye, nkagira inama bubatse ndetse n'abadashoboye mu buriri mbahereza umuti bakagira icyo bakora, nkahura n'inyatsi, ibintu nk'ibyo ngibyo wa mwana n'umuvuduko w'amaraso. None nk'umuntu usaba yari hanze y'igihugu ngo icyo gihe yabaye yumva ikinyarwanda afite ikibazo, mwa connectingana gute, mwahuza gute? None se ntabwo uzi ko iterambere ryaje wa mwana we, nanjye mfite abuzukuru ngewe byaba WhatsApp ntabwo mbizi, ariko mbahereza nimero tukajya twandika cyangwa akavugana n'umwuzukuru. N'icyongereza ndakizi, iyo atazi ikinyarwanda neza turavugana, cyangwa akavugana n'umwuzukuru wa mwana we. Ikintu akora umuntu uri hanze atubwira amazina ye n'amafoto, akatubwira ikibazo afite, tugatuma ihembe ryacu wa mwana we, ubundi tukamufasha, tugatanga n'umuti w'akazi. Kandi nawe ako kazi ndabona nta burambe ufite, uzangane nkuvure. None kuri murapinga wa mwana? Nikanzemo, ntabyo narinzi. Ni gute utari ubizi? Wari uzi ko nzi ko wabwiriwe? Twagize amatere menshi. Uriya mukobwa wamubwiye yuko kumufasha uri bumwaka amafaranga, kubera iki wamubwiye ko ari bukugurire? Ibyo ngibyo ntago bigize icyo twe twamubwiye yuko aduha transport yo kugira ngo kuko bica ku ruhande gutari kunsubiza kuki yamubwiye ngo no, kuko twe turi kure, urumva hari amatransport nyine twagira ngo adufashe tubagereho kuko byihutirwaga, kandi natwe urabona nyine aya matariki turimo ni amatariki y'intangira. Abantu rero dukora akazi ka YouTube ku batabizi, buraduhembwa mu matariki 21, 22 ukabajya kuri banki ukabikura. Ni muri ubwo buryo. Mwana we nta kibazo, ubwo wemeye ingenza umuti ku buntu, ndashaka kukurangiraho ukazansanga nkanaguhereza nimero yanjye wa mwana we. Nimero yawe ugiye kuduha se ni nayo ukoresha mu kazi? Yego, nyikoresha mu kazi, iba no kuri WhatsApp, uramamagara nkitaba. Wayitubwira? Andika 076961 076961 0853 kane. Ubwo iyo nimero warumaye, yego, nayo mukoresha mu kazi? Niyo nkoresha mu kazi, nkorera Kiburara muri Rwamagana. Ubwo ngubwo wamvugisha nkakubwira n'Ikibungo. Nitujya kweditinga aya mashusho ndazikuramo nta kibazo. Ubwo nagusubiza abantu bawe mukavugana? Nta kibazo, urabana. Ngo umukobwa cyangwa umuhungu? Nerezo umukobwa kuko hari ibintu twavuganye, rero ndagira ngo tubisubukure. Sawa, murakoze. Ado? Yego, ndakumva dogite. Gereza hano kuri buri kimwe cyose, igihe uzaba unyeneye nka nyoko cyangwa se nyogokuru wawe. Yego. Mwana we rero hari ibyo twavuganye, ndakubwira umuhungu numara kumubona. Yego. Ugomba kuzagira ibyo ukurikiza ku byo twavuganye, hari amafaranga asigaye arabizi. Yego. Kandi uwo muhungu numara kumuhereza imiti nakubwiye, ari bugarura akenge yari umuntu umubikira 300. Yego. Muri abo bagore yahuye nabo hari uwo yagira icyizere. Yego. Yasinye kuyarya, rero namara kumuhereza amafaranga uzahikura umuhigo wa mwana we. Nzahita mbikora. Uhereza umuti ubona umugabo.
yego sawa murakoze. sawa. hari ibyo yagiye kubwira natumvisha ko buriya kuri mikoro byagiyemo yarimo kubwira ngo yari arimo ko ndi kumva byinshi atari ngombwa ko mbibabwira gusa icyo hari ibyo yohereje kuri kuriye ngo hari uko byagenze. yego hari ibyo yohereje kuri kuriye gusa ntabwo nabibabwira ko ni ibanga ryanjye. ambwiye ko ndi bubashe kubibona, agerageje no kumubwira ko mu bakobwa babashije guhura n'uyu muhungu harimo abagiye bamurya amafaranga, hakaba harimo n'uwatinye kuyarya ukiyabitse, namara gukira azayamudusubiza. hari ayo nari ngo icyo gihe bayamusubije bigenze gute, muzongera muhamagare nze. yego igihe azakirire tuzongera tuguhamagare uze, ndetse nawe tumuhamagare akubwire ko kuko hari amafaranga turi twakamuhaye tuzayamuha ari uko yakize. yego bivuze ngo hari ayo utanga akabanza akagukorera igikorwa noneho ibindi byarangira ukishyura nyuma. yego narabanje muha amafaranga makeya, mubwiye ko ari 25 ngo 500. yego ni 25 500, andi tuzayamuha nyuma umuhungu amaze gukira. yego urumva ko mushiki wagukunda? tabizi ko ngunda kuva na kera. simvuze nabi wenda n'abadukurikiye babyumve, ushobora kuba ufunga umutwe kuki se wanze kuvugana n'uwo muntu kandi wumva hari ibyo ari gukora birimo kugira ngo bibe byakura ubuzima bwawe mu kaga. iyo ubireba kuko urabona ubuzima bwanjye buri mu kaga, wowe nkawe nyine urabona buri mu kaga. hari ibyo turebera inyuma tukabona twambaye ariko mo imbere hari ukundi kuntu bimeze kandi bitari byiza. wenda nabyo byashoboka, ntago nabihakana cyangwa mbyemere, sibyo? gusa ntajye uko ndi gutya sinishimiye ubuzima ndimo aka kanya. wenda kuba nari ndi mu rugo mfite madamu wanjye tubana, naza aho yagiye nkaba va mu kazi ko guhiga gutyo bw'amafaranga cyagihumbi ku munsi, haza mpitira hano akaba ariho ndara, dore ndara kuri iyo ntebe y'urubaho urebaho, ntago haramo hano ku ntebe y'imbaho urwo rubaho. gusa ntangiye kuntu ndyama kwa kuntu umuntu asinzira arota, nkabona ibintu bitari byiza imbere yanjye mu nzozi. ko nkahita mbona ko Korodina twahuye envelope yampaye akambuza kuyereka mushiki wanjye, nyine nkikangamo iyi envelope yampaye buri gihe ko iyo ndi kurota ndabona mpita nikangamo nkahita nshidukira hejuru. gusa rero nabwo mushiki wanjye wenda ibyarimo sinzi namwe nimba ariko mubibona mukaba mwamushyigikira, wenda ikiza nababwira mwamufasha wenda kugiramo kuraje kuko cyazacamo. impamvu numva namushyigikira ni uko wumva donc umuntu urimo kumufasha atamwatsa amafaranga yose mbere kandi nayo mwatsa atari menshi, andi azayatanga ari uko babona ko hari icyahindutse kuri wowe n'ibintu byose bimaze kwigaragaza. nabyo birashoboka. gusa nk'ubu ngubu hano ngiye kuhamara hano nicaye kandi kwita mu kabari kuko ni mu rugo. ngiye kuhamara igihe kingana iki? kuva ko madamu wanjye yagiye twavuze ngo naho kuba ufite hano tayari niho navuga kuko no kuvuga ngo hano mudukurikiye mutubwire muri comment tubahuze n'uyu musore, urumva ko ibintu bikomeye. hanyuma urakoze cyane, tureke wenda kurambirana kuko natwe tugiye gusubira kure. hanyuma nimva mu kiganiro nawe urama nimero zawe iz'umusista ndazifite. reka mbashimire kubw'ubu butumwa mu maye no kuba kandi utaha muzongera kumamagara mukanyereka impinduka. siko bimeze? nta kibazo, turabishimiye sister. siko yego niko bimeze. reka ngushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi. iyi ni Kigali News 250. reka dusubire mu biganiro bikurikira. Imana ikumere imigisha itagabanyije.